hari umuntu twigeze gukorana turi abakorerabushake icyo gihe nari ntarakora gisida ntaramugara noneho abo twakoreraga batinze kuduhemba uwo muntu arambwira ati ariko Dani atejo ntitsusubire mu kazi ati kuko kwitwa abakorerabushake ntibisobanuye ko turi abapfira bushake kandi narabyumvise nsangana ibyo koko ntago kubura umukorerabushake biguhindura umupfira bushake rwose ntibiguhungabanye ntibigire gute umugore yagiye kumva haciye igihe gitoya agiye kumva yumva urusaku mu rusengero bari kugenda bavuga bati burya pasiteri yateye inda wa mudiyakoni wamutekeraga burya pasiteri yateye inda wa mudiyakoni wamutekeraga birangira pasitoro ngo mu biguzi byasabwaga ibyo ari byo byose ashatse ukuntu wa muntu yateye inda amushingira undi mukristo amushingira atwite ariko mu by'ukuri ndatari yumutwaye ahubwo inda ari ya pasitoro ibyo byose umugabo arambwira ati rero ibyo nabyo ntacyo byari bintwaye atariko natunguwe no kuba umugabo nizeraga naratashye mvuye mu kazi naniwe naza nkasanga umukozi wanjye ari kurira anavirira timubajije ikibazo ntiyaciye ku ruhande arambwira ati ikibazo nagize nuko bosi yamfashe ku ngufu ati yamfashe ku ngufu ati ubu no kuva hano nkagera hariya ntabwo nabishobora yangiriye nabi umugore agwa mu kantu nkuko nawe uguye mu kantu wowe utwumvise yifata ku munwa pasiteri amwemerera ko ibyo byabaye ngo ari abazimu ngo bamufashe ngo bakamutegeka ngo narongore uwo mwana umugore abaza pasiteri ati abo bazimu baje bavuga baje bagutera ubwoba mu bundi ati natiweho fata ko ari abazimu banteye atari ko ngusabye imbabazi ntago bazimu bazongera kugira gute bazongera kuntera abo bazimu batazongera bakagufata umugabo ati nataha akabona duse tumwirukana ashobora kugera hanze y'igipangu agahita avuga ibyamubayeho ugasanga umugayo tujeho turamwaye tunarasebye niba wambabariye babarira n'umwana kuko nta ruhari yabigizemo abanze abe atungane akiri igikomere cyo kuba namuhohoteye nituba n'abamusezerera tuzamusezerere nta kindi kibazo dufitanye twararangije kwiyunga ahubwo nawe ntumugaragarize uburakari cyangwa umujinya ngo aze kubona yuko wamurakariye wamufashe nka mukeba wawe mu rugo arambwira ati njye ubwanjye nashatse umugabo ndi imfubyi dushaka ariko naragize amahirwe yo mu bupfubyi nubwo nari imfubyi ariko nagize amahirwe yo kwiga ati nshaka umugabo ndi umwana kugira ngo nere gukomeza kubaho nk'imfubyi cyangwa ndaraburi aho mbongeze buri aho mbonye kuko family yaransaranganyaga aho mbaye uyu mwaka saba ariho mbejo aho ndaye ejo ntabariho ndarejo bundi ati rero maze kubona ndangije kaminuza ariko nibutse abantu ko nta nubwo ibisubizo by'ibibazo byacu byose biri mu bitangaza ahubwo hari n'ibyo natwe ubwacu twifitemo ibisubizo kandi uko yagiriye bariya nawe ni nako yakugirira ntabwo ikangwana biracitse nta n'ibiremera nta n'ibikomera nta n'ibinuka imbere y'Imana biba bigishoboka arambwira ati rero ibyo byose nabishingiyeho numva niweho nkwiriye kuruhukiramo kandi ukananyemerera ukambera intumwa kuko ngewe ntafite imbaraga zo kujya kuri kamera ntafite imbaraga zo kubwira abantu ko niba bari mu burushi nk'ubwanjye hari guhumuriza abantu burya ntabwo bisaba ngo ube wowe warashoboye gutsinda cyangwa se waragize imbaraga hari ubundi bubasha ufite yakusanije ibimenyetso utsindwa agatsindwa uretse Imana yonyine yavuze ngo izagirira ubuntu abantu bayo izabagirira imbabazi kandi ntizemera gutsindishiriza uwo gutsindwa cyangwa ngo uwo gutsindwa imwemerere gutsinda ariko mu isi birashoboka mu isi birashoboka mu muryango wawe byashoboka ko warenganwa mu nshuti byashoboka mu itoro byashoboka mu gihugu byashoboka ariko igihe wowe watangiye intambwe yo kwibohora nicyo ndimo mvuga muri rya hotel gukorerwa ukwiriye noneho wowe ubwawe kuba witunzemo ukuri impamvu mbivuze niki nuko uyu munsi hari igihe tunanirwa gukemura ibibazo atari uko turabaswa
mu gusesengura ibibazo no gushaka igisubizo cyabyo, ahubwo ari uko twakemuye ibibazo baringa. Muraho neza, uyu munsi ushobora kuba ufite miliyoni 2 kuri konti yawe ariko ukaba warabuze ahantu heza hizewe wagura ibibanza. Reka nkurangira ahantu heza kandi hizewe ku mutekano. Waba wifuza ibibanza, intebe zo mu nzu, utubati, firigo ndetse n'ibindi, tugane tugufashe ku giciro kandi gitoya cyane utasanga ahandi. Urashaka ibibanza byiza, amazu yo gukodesha ndetse n'ibindi, tugane ni ku giciro gito cyane. Dukorera mu karere ka Bugesera. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri izo nimero ziri kuri screen yawe. Turaheza uba heza ku giciro gito. Shalom shalom bene data bakundwa, bakunzi b'Ihuriro TV show, umucyo wera, ndabaramukije mu izina rya Yesu. Nizere ko muri amahoro aho muherereye mu mpande enye z'isi, nizere ko muguwe neza, abari imbere mu gihugu, mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, uburengerazuba no mu mujyi wa Kigali, inshuti zacu, abakunzi bakadasohoka, abakomeje kubana natwe muri uyu murimo mwiza twatangiye kandi dufitiye ihishurirwa ko bizagenda neza. Uyu munsi bishobora kuba nta shusho, ndetse n'ubibona akabona ko tumeze nk'abari kwikirigita tukisetsa, ariko ibirimo Imana uko byagenda kose bitangira nta shusho, ariko bwacya mu gitondo akari agacu gatoya kagakura kakaba nyine n'isi ntiyagiraga ishusho. Ngira ngo murabizi ko ku Ihuriro TV show ndetse no Mucyo Wera TV tugira porogaramu yo kubaka amahoro arambye, ariko aho iyi topiki cyangwa iki kiganiro tutagena ibyo tuganiraho, ahubwo ibyo tuganiraho tubikura muri mwebwe ubwanyu. Ni mwebwe mwabinsabye, mumaze gushingira ku bimenyetso mwebwe ubwanyu mwambonyeho, ntanazi kuko sinifuje kubimenya, ariko murambwira ngo murifuza ko mu muhamagaro, mu mpano n'uburyo nsanzwe mbikora nakongeraho gushyiraho iyi porogaramu, uyu muyoboro, kugira ngo tujye dusangira ikiganiro kijyanye no kubaka amahoro arambye mu muryango. Ntago mwibeshye rero ababyifuje, kuko n'ubusanzwe ni umuhamagaro kuri njye, haba mu buryo bwa Mwuka Wera mbyiyumvamo kandi n'ibyanjye, haba mu buryo bw'ubwenge bw'isi mbyiyumvamo kandi n'ibyanjye, kuko nabyo narabihuguriwe. Rero ntago mvuga ibyo ntinya kuvuga kuko nta mbishidikanyaho, ahubwo ibyo mvuga n'ibyo mba nshize amanga kubivuga, kuko mba mvuga ibyo numva nuzuwemo nabyo. Ikindi nabasobanuriye ko ibitekerezo nzana, ibyo nganira ni ibyanjye nka Daniyeli, ntago bikuyeho ukuri kwawe, ariko kuko udahari ngo nawe utubwire uko ubyumva, ujye unyemerera nyine uko ngewe natanze ibisubizo ku bibazo baba bambajije, mbitambutse uko nyine uko mbyumva. N'icyo ugaya cyangwa unenga wintuka, ahubwo mbwira uti hariya hantu ntabwo ariko kuri, ahubwo kuri kwari uku nguku, ejo cyangwa ejo bundi nikosore cyangwa ungira inama. Ikindi njye nawe kugira ngo turusheho kwagura uyu murimo, ni njye nawe, njyewe ubwanjye ku mbaraga zanjye bwite ntabwo nshobora kugeza kure, ntabwo nshobora gutanga umusaruro, ariko dufatanije mu mirimo y'amaboko, mu mirimo y'ibitekerezo, mu butunzi, mu mafaranga, mu biki, byagera kure hashoboka. Ntabwo ushobora gukora iki kiganiro udafite kamera, ntiwagikora udafite mashini, ntiwagikora udafite interinete, ntiwagikora. Ni byinshi bisabwa kugira ngo ikiganiro gikorwe. Rero aho wumva ushoboye nawe aba ari uko ukora. Nta muntu ujya mu mujisha ari umwe, burya umujisha ujyamo abantu 4, kandi nabo ntibahagije. Ku ruhande haba hari abasimbura kugira ngo umurwayi bamugeze aho akwiriye kugezwa, cyangwa uwo mupfu bamugeze aho akwiriye kugezwa. Nabyo birashoboka, ashobora kuba umurwayi cyangwa akaba n'umupfu. Reka dusenge hanyuma twinjire mu kiganiro. Mana, mu izina rya Yesu,
uyu ni wa mwanya wo kubaka amahoro arambye mu miryango yacu, mu gihugu, mu mitima yacu. Turagusaba tukwinginga kuko ari weho mujyanama mwiza kugira ngo wurukire kutugira inama, kandi ibyo tugiye kuvuga ntitubivugire mu marangamutima yacu, mu bwenge, mu buhanga, ahubwo tubivuge tubwirijwe nawe. Ube umubwiriza butumwa mu mitima yacu, ariko cyane cyane utwigisha ibyatuma tugira amahoro yuzuye, kuko hahirwa abafite imitima iboneye kuko aribo bazakubona. Kandi icyo Satani agambiriye ni ugusenya umuryango, kuko iyo umuryango wasenyutse itorero ntiribaho kandi n'igihugu nticyabaho. Urakoze ko rero ugiye guhagararana natwe ukatugira inama muri rusange, kandi tugushimiye ko utanze n'imbaraga mu bantu zo gukunda no gukurikirana iki kiganiro, buri wese ku bushobozi no ku mbaraga ze akagira icyo akora kugira ngo cyaguke kigere kure mu buryo bushoboka. Urakoze ko ushobora byose, ntakibasha kurogoya imigambi yawe, mu izina rya Yesu, amen. Nabibabwiye, nitwa Dusengumuremyi Daniel, ndi umuvugabutumwa bwa Yesu Kristo, ndi umupapa, ndubatse, mfite umudamu n'abana 6, ngira ngo ubwo nari nibwiye abatanzi abo tutamenyeranye. Mbere yuko mvuga ku cyifuzo cyanyu, ndagira ngo mbabwire inkuru y'umuntu yampaye kandi akansaba n'icyo duhita tuganiraho. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu ndi mu ijwi ry'undi muntu, cyangwa se ndi message nzanye ni inkuru y'undi muntu ariko mu ijwi ryanjye. Umuntu yarampamagaye arambwira ati ndi mama pastori, mfite umupastori, umugabo wanjye ni pastori, dufite itorero mu mujyi wa Kigali, itorero rikomeye mu matorero yafunzwe, ryacu ntirifunze, atariko ndakomeretse. Ati kandi nshingiye kubo twahuye, kubo twasenganye, ku bantu namenye, nshingiye ku biganiro nagiye mbona wagiye ukora, haba ibyo kubaka amahoro arambye, haba isoko y'amahoro icyo ari cyo, kuko nigeze gutambutsa ikiganiro gisobanura isoko y'amahoro icyo ari cyo. Narabivuze, navuze ko isoko y'amahoro ari inkingi eshatu zigize isoko y'amahoro. Navuze ko ari urukundo, navuze ko ari ubufatanye, navuze ko ari ubworoherane. Aho ibyo bintu bitatu biri byanga bikunda, haba hamaze gufukurwa isoko y'amahoro. Ahari urukundo, ahari ubufatanye, ahari ubworoherane. Ibi bintu uko ari bitatu: urukundo, ubufatanye, ubworoherane. Isoko y'amahoro mwayifukuriye iriba, nta mwanda ushobora kuboneka muri iryo riba. Uwo ari we wese aravoma akanwa kandi agashira inyota, yaba abana, yaba abashyitsi, yaba abavandimwe, rwose baranwa bagashira inyota. Arangije arambwira ati nshingiye ku biganiro wagiye ukora, nshingiye ku bantu mwasenganye, kuko murabizi ko kuva Imana yanyongera inshingano ikampindura umukansa, njya ngira umisi nakiraho abantu tukaganira, tugatanga inama, ibyo gukemurwa no gusenga tugasenga. Ariko nibutse abantu ko nta nubwo ibisubizo by'ibibazo byacu byose biri mu bitangaza, ahubwo hari n'ibyo natwe ubwacu twifitemo ibisubizo. Iyo rero twaganiriye, iyo umpamagaye tukaganira, konegisiyo irafunguka, nkabasha kumenya no gusobanukirwa icyo nagufasha. Niba ari ukukugira inama mu buryo bw'ubujyanama nyine, nkuko dusanzwe tugirana inama mu guhugurana, kuko na Bibiliya iravuga ngo kubana kwabo kwiza bakwiriye guhugurana kugira ngo hatagira ugwa mu moshi. Cyangwa niba ari wa mudayimoni wirukanwa no kwiyiriza ubusa no gusenga Imana, nabwo tukavuga tuti birakomeye, ntabwo bari ibyo gusubizishwa imbaraga za muntu cyangwa ibitekerezo bya muntu, ahubwo reka tuyoboze Imana inzira, tugafata umwanya wo gusenga tukayoboza Imana inzira. Kandi tubonye abantu bakira, tubonye abantu babohoka. Ntabwo abantu baba bari kuva i Burayi, bari kuva mu bihugu by'amahanga bakemera bagatega indege bazanwe no kundeba, nta kimana iri gukora. Nuko hari ibimenyetso, hari ibitangaza Imana ibiri kugira gute, ibiri gukora. Kandi uko yagiriye bariya nawe ni nako yakugirira, ntabwo ikangwa na biracitse, nta n'ibiremera, nta n'ibikomera, nta n'ibinuka. Imbere y'Imana biba bigishoboka. Arambwira ati rero ibyo byose nabishingiyeho, numva ni weho nkwiriye kuruhukiramo, kandi ukananyemerera ukambera intumwa, kuko ngewe ntafite imbaraga zo kujya kuri kamera, ntafite imbaraga zo kubwira abantu ko niba bari mu burushi nk'ubwanjye, hari
guhumuriza abantu burya ntabwo bisaba ngo ube wowe warashoboye kunesha gutsinda cyangwa se waragize imbara hari ubundi bubasha ufite bwagusohoye mu bikugoye mu bikuruhije, ahubwo iyo usangije umuntu amakuru yawe hari ubwo usanga nawe yari muri situation nk'iyo wari urimo, wenda we yiciraga urubanza, wenda yabonaga ubuzima ko buhagaze cyangwa birangiye, ariko yakumva ko atari urwe wenyine, akongera agakomera. Rero umubyeyi arambwira ati ndagusaba, ntabwo ari inkuru nshaka kuzaceceka, uzayivuga ariko mu izina ryanjye, ariko ntuzamvuge mu izina cyangwa ngo ukoreshe rekodi yanjye ikiganiro tugiranye. Arambwira ati rero mfite igikomere kindi ku mutima ntazi ngo kizakira gute, none cyarenze no kuba igikomere cyanjye bwite, ahubwo cyageze no mu rubyaro no mu bana. Arambwira ati njye ubwanjye nashatse umugabo ndi imfubyi, dushaka ariko naragize amahirwe yo mu bupfubyi, nubwo nari imfubyi ariko nagize amahirwe yo kwiga. Ati nshaka umugabo ndi umwana kugira ngo nere gukomeza kubaho nk'imfubyi cyangwa ndaraburi aho mbongeze buri aho mbonye, kuko family yaransaranganyaga, aho mbaye uyu mwaka saba ariho mbejo, aho ndaye ejo ntabariho ndare ejo bundi. Ati rero maze kubona ndangije kaminuza, ngira ngo kaminuza ahubwo yayize ari kumwe n'umugabo ahari, nubwo ntabyibuka neza, ariko ibyo sibyo bituraje ishinga amashuri yize nuko yayize, ahubwo ndagira ngo ntambutse ubutumwa. Yarambwira ati nashatse umugabo mubona akakijijwe nk'umupasitori wakoreraga mu idini rindi nta dini agira, bigera ubwo ashaka uburyo ashinga iryo dini ararishinga, idini rirakomera, idini turishoramo amafaranga. Ati kuko umugabo nta kazi na kamwe agira uretse ivugabutumwa, ariko ngewe ngira inshingano, ngira akazi kandi akazi katari kabi, akazi keza, akazi kampemba amafaranga atari makeya. Ati rero nubu aho amadini bari kuyafungira, idini ryacu ntirifunze, ariko umugabo nta bushobozi afite bw'ubumenyi, nta bumenyi afite kuko nta mashuri afite, n'itorero mbona kuba nkiri kumwe n'umugabo, mbona n'agasigisigika ko kuba umugabo nkimufite ni inyunga mbyazamo, kuko itorero uyu munsi narashaka ko ari ngewe uryiyandikaho, kuko ari ngewe ufite ibyangombwa byo kuba naryitirira. Arambwira ati rero ibyo nabyo ntacyo byari bintwaye, atariko natunguwe no kuba umugabo nizeraga, naratashye mvuye mu kazi naniwe, naza nkasanga umukozi wanjye ari kurira anavirira. Timubajije ikibazo ntiyaciye ku ruhande n'abasebuja, arambwira ati ikibazo nagize nuko bosi yamfashe ku ngufu. Ati yamfashe ku ngufu, ati ubu no kuva hano nkagera hariya ntabwo nabishobora, yangiriye nabi. Umugore agwa mu kantu nkuko nawe uguye mu kantu wowe utwumvise, yifata ku munwa arumirwa, kandi koko arangije aramubaza ati se byagenze bite, byaje gute? Umukozi amusobanura uko byagenze. Amahirwe nuko wenda uwo mukozi atari umumineri, akaba yari afite imyaka y'ubukure, ariko no kuba yari afite imyaka y'ubukure ntibimuha uburenganzira pastori gufata umukozi ku ngufu cyangwa ngo asimbuze umugore we umukozi. Yaganiriye na pasitoro umugore, pasiteri amwemerera ko ibyo byabaye ngo ari abazimu, ngo bamufashe, ngo bakamutegeka ngo narongore uwo mwana. Umugore abaza pasiteri ati abo bazimu baje bavuga, baje bagutera ubwoba mu bundi? Ati natiwe ufata ko ari abazimu banteye, atari ko ngusabye imbabazi, ntabwo abazimu bazongera kugira gute, bazongera kuntera. Nk'umubyeyi wari ushaka kubaka yarihanganye, icyo si cyo cyari kumukura mu rugo, ariko abaza umugabo ati none turabigendanamo dute? Uriya mwana naguma hano ko abo badayimoni bazajya bakomeza bakagufata? Waretse uriya mwana tugahita tumusezerera agataha, yamara gutaha abo bazimu batazongera bakagufata? Umugabo ati nataha
akabona duse tumwirukana ashobora kugera hanze y'igipangu agahita avuga ibyamubayeho ugasanga umugayo utujeho turamwaye tunarasebye niba wambabariye babarira n'umwana kuko nta ruhari yabigizemo abanze abe atungane akiri igikomere cyo kuba namuhohoteye nituba n'abamusezerera tuzamusezerere nta kindi kibazo dufitanye twararangije kwiyunga ahubwo nawe ntumugaragarize uburakari cyangwa umujinya ngo aze kubona yuko wamurakariye wamufashe nka mukeba wawe mu rugo umugore mu bujiji cyangwa mu bwenge simbizi nimwe abadukurikiranye murabyumva yabyakiriye atyo yumva yuko koko atari bwereke uburakari wa mwana ntiyanafata umwanzuro wo kumwirukana amurekeraho birangira amuhindukiye mukeba mu rugo rwe yatunguwe no kuzajya kumva yumva umukobwa ari kumubwira ati rero nakubwiye ibyo databuja yankoreye ntiwabiha agaciro ndindira yuko ari we uri bumpe ubutabazi kandi uzi ko ndi imfubyi nta handi nagombaga kujya yewe niyumbwira nyine ati none yakomeje kumotera ananyurira ko nubwo nabikuregeye ntacyo bikozeho ambaza niba ari polisi nabibwiraga niba yari ribu nabibwiraga ati none yabikozeho iki ahubwo aho kugira ngo akurakare kubona ari weho ibintu byinshi umugabo rero birangira namuteye inda atera inda wa mukobwa umugore yibutse kwirukana umugore uwo umukozi ari kumwirukana n'inda n'umwana umugabo ubwo icyo twakirangije twakivuyeho byarangiye rero umugabo kubera ofisi ngo bagira ofisi umugabo afite ibiro ku itorero noneho babadiyakoni n'abadiyakonikazi uzi ko tugira abadiyakoni tukagira n'abadiyakonikazi muri babadiyakonikazi hakabamo abajya gutegurira umugabo umugore akagira ngo umugabo ari buze gutaha aze arye akajya kumva ngo hari umudiyakoni wateguye amazi ibyo kurya yagaburiye iki umugabo we akajya kumva ngo hari umudiyakoni ateguye ibyo kurya yagaburiye iki umugabo we bigeraho n'umugabo ajya ataha nimugoroba nabwo ntarye akavuga ngo yariye kuri ofisi noneho ngo umugore aramubaza ati se mu by'ukuri kuri ofisi ko nta rundi ruguhagira bimeze bite mu by'ukuri uninde ukugaburira kuri ofisi iyo ofisi ikugaburira yaje ite byagenze turavuga ati rero kubera porogaramu y'itorero kubera gahunda z'idini biragoye cyane ko buri munsi najya nza ahubwo nashatse ukuntu nabona gaze barabadiyakoni nta kindi kintu bashinzwe hari barakuranwa agaragaza ko ari itorero ry'ubwaryo ryabitekereje rigashyiraho uburyo bwo kujya bita ku mushumba wabo ariko umushumba atabigizemo uruhare ariko ari ukubeshya ati nagiye kubona mbona baguze gaze aho bateka simpazi ati rero ntaga itorero ryaba ari kwitayeho rikuguha keya gutyo ngo nawe ubyange ati nuko bimeze rwose ntibiguhungabanye ntibigire gute umugore yagiye kumva haciye igihe gitoya agiye kumva yumva urusaku mu rusengero bari kugenda bavuga bati burya pasiteri yateye inda wa mudiyakoni wamutekeraga burya pasiteri yateye inda wa mudiyakoni wamutekeraga birangira pasitoro ngo mu biguzi byasabwaga ibyo ari byo byose ashatse ukuntu wa muntu yateye inda amushingira undi mukristo amushingira atwite ariko mu by'ukuri inda atari y'umutwaye ahubwo inda ari iya pasitori ibyo byose umugabo abikorera umugore ariko baba bari kumwe mu rusengero agahagurutsa umugore akamushimagiza akamwerekana mu rusengero ngo ukuntu ari umugore w'ikibasumba w'ikibaruta ariko umutima yarawangirije yarawukomerekeje ati turi mu rusengero turi mu bandi turi mu biterane turi mu biki ntashobora kuvuga ijambo atabanje kumvuga ntashobora kwitwaza ibitabo atari byo mitwaje ati yewe n'imodoka agendamo ninjye wayimuguriye n'imodoka agendamo uwo mupasitori ni umugore wayiguze kuko niwe ufite iki niwe ufite akazi yaba ubuzima bw'urugo yaba minervari z'abana ibikorwa byose bikorwa nta kintu na kimwe umugabo akora ariko yaramwiyimye ahubwo ngo amwangirije umutima kuko n'ibyaha asiga bikoreraho yatunguwe rero no kujya akumva umugabo amubwira ati rero nagize ihishurirwa ry'abapfakazi baba mu rusengero n'abakobwa babuze abagabo nsanga nabo bakwiriye ibyishimo nk'iby'abagore mufite abagabo namwe mufite bityo nubwo nta bushobozi mfite bwo kubahaza ibyo byishimo ariko hari bakeya umwuka yanyemereye abadukurikiranye mu nyumve neza ngo hari bamwe umwuka yamwemereye kugira ngo ajye abasangiza ibyishimo ariko
ariko satani sinzi noneho ko ari gukora ibi. Ndi kubabwira ni inkuru y'umuntu yampaye itari ikinyoma kindi, keretse niba ari we wagikoze we nicyo kinyoma akakinzanira ngo gitambutse, ariko nzi ko ari igikomere cye bwite afite. Hanyuma rero birangira umudamu agize icyo gikomere kimeze gityo, noneho umugabo akibimubwira atyo yahise amubwira ati rwose ntuzongere kumfira, mbikubwiye hakiri kare, ntabwo ndi umugabo wawe gusa, ndi umugabo wawe kuko tubyarana, dusangiye urugo, dusangiye umutungo, ariko mu buryo bw'ibyishimo byo mu buriri hari abandi ihishurirwa nagize, umwuka yantegetse kuzajya nsangiza iki ibyishimo. Ati reba agahinda k'abapfakazi dufite mu rusengero, reba agahinda kabari abakobwa dufite mu rusengero, rero hari bakeya Imana yanyemereye kuzajya nsangiza iki ibyishimo. Ese nkihagarara abo ni ibyishimo, abo ni uwo ni umwuka w'Imana, ni umwuka wa Satani, ni umwuka w'abadayimoni. Uyu mwuka ni mwuka ki ubigezaho noneho umuntu atinyuka akabeshya ngo yagize ihishurirwa, ngo yagize iyerekwa, ngo umwuka w'Imana ngo yamuhase ko asangiza ibyishimo abapfakazi n'abakobwa batagize amahirwe yo gushaka cyangwa b'abafiyemeri, ngo abasangize ibyishimo. Umugore ajya mu rujijo mu rungabangabo. Ariko niba umugabo yaramuroze simbizi, bunange ndimo ndasenga ngo nibaze umuntu ufite ubwenge mu bitekerezo, umuntu ufite ubwenge mu bumenyi, umuntu ufite ubwenge mvajuru, sinumva ukuntu nyine abura icyo bikora, avuga ati rero numvaga narindushye, nagerageze gutekereza se nsabe divorce dutandukane. Ese abantu ko babona anshimagiza ahantu hose bazavuga ngo mvanwe mu rugo niki? Ese ntibazatekereza ko kubera ko ari ngiye ufite akazi, kubera ko ari ngiye usa naho ntunze urugo, nigumuye nkamwanga kuko we nta kazi agira, ari umukozi w'Imana, kuko yiyeguriye ngo ibintu by'Imana cyane, ahunga inshingano z'akazi, ku buryo rwose n'ibikorwa by'itorero n'amafaranga atanzwe mu itorero umugore ntaza aho umugabo yashyira, ayanyuza muri izo ndaya ze, ahubwo ibikorwa bibyara iterambere ry'urugo umugore akaba ari ugira gute, akaba ari ubikora. Ati rero ungira inama, ariko sinshaka kungira inama njyenyine kuko mbizi ko hari izindi ngo zirushye nkuko nanjye ngize ndushye, hari abandi bantu bafite intimba nkuko nanjye ngize nzifite. Uzafatiye inkuru uyishyire hanze, hanyuma ungire inama ariko kuri kamera, kugira ngo tube tunasubije abafite ibibazo nk'ibyanjye. Rero mbabwire bakunzi banjye, inshuti zanjye, turi muri ya porogaramu yo kubaka amahoro arambye. Ese dukwiriye kumugira iyihe nama? Ndakwinginze nyemerera dusangire mikoro. Ubutumwa umpa nzabumugezaho nkuko nawe yantumye kugira ngo ntambutse ubutumwa. Tumugire iyihe nama? Icyo akoze ngewe ntago nari kubura icyo mbagiraho inama, ubwo ntago akiri umwe ahubwo babaye benshi, kuko yambwiye ko mu gutanga igisubizo mu kumugira inama, nubwo ntabuze kumugira inama, ariko arambwira ati noneho inama umpaye zinkoze ku mutima, mbabarira inkuru yanjye uyishyire hanze, hanyuma umfashirize n'abandi bantu baba bagowe cyangwa barushye. Ese wiyumvise muri iyi nkuru? Wumvise hari aho usa nayo? Gukomereka, ibibazo, intambara na ABCD mu muryango wawe, mu rugo rwawe bimeze biti? Ese nawe uruhijwe n'umugabo cyangwa ni wowe mugabo uruhijwe n'umugore? Ese mwana uruhijwe na so cyangwa ni nyoko? Dore ko uyu munsi dufite ingorane y'uko murabivuga, Satani yakoresheje imbaraga z'uburyo bwinshi, ahindura abana guhinduka imfubyi, ahindura ababyeyi guhinduka incike, kandi atari uko bapfuye cyangwa bapfushije, ahubwo nyine nuko Satani yagize gute, yabikoze. Uyu munsi umuntu akabaho ariko atagira se, atagira nyina, kandi bahari, atari nuko abanga, ahubwo ari uko bo bamwanze. Kimwe nuko hari umubyeyi ufite abo bana ariko birutwa no kuba ntabahari. Rero ndashaka kugira ngo ntange igisubizo cyangwa se ubujyanama mu ngingo eshanu. Mufate ikaramu rero, noneho tugeze muri bwa bwenge, muri bya bisubizo by'ubwenge. Mufate agakaramu mubyandike, nanjye mba nabyanditse, nanjye ndicara nkafata umwanya avuga noneho reka ntegure ibisubizo. Nateguye rero ingingo eshanu, ngiye kuzisoma sobanuriye imwe imwe ku yindi. Ikiganiro nikiba kirekire ntukirangize, ni igihombo cyawe.
ariko nukirangiza ni inyungu zawe, niwumva nta nicyo kiri kugufasha ukihorere, ntacyo bintwaye, ntago nzanwe na views, ahubwo nzanwe no kugira ngo twubake amahoro arambye mu muryango. Rero ingingo ya mbere igira iti menya ko uri uw'agaciro kandi ufite uburenganzira. Ingingo ya mbere ndavuze ngo menya ko, ndikubwira wa muntu uri gukorerwa ihohoterwa, ndikubwira wa muntu uburiye uburenganzira aho yakabugiriye, ndikubwira wa muntu urenganijwe n'uwakamurenganuye. Twajyanye, reka nsubiremo. Ndikubwira wa muntu uri gukorerwa ihohoterwa mu rugo rwe, ndikubwira wa muntu urenganijwe n'uwakamurenganuye, ndikubwira wa muntu uburiye uburenganzira aho yakagize gute, yakabugiriye. Ni abantu batatu ubwo ngiye guha ibisubizo by'ibibazo byabo: uri gukorerwa ihohoterwa mu rugo rwe, uri kurenganwa n'uwakamurenganuye, uburiye uburenganzira aho yakagize ate, yakaburiye. Niwe mbwiye ngo menya ko uri uw'agaciro kandi ufite uburenganzira. Menya ko uri uw'agaciro kandi ufite uburenganzira. Ihohoterwa, kurenganwa, kwamburwa uburenganzira byituma utekereza yuko utari uw'agaciro, byituma utekereza yuko nta burenganzira ugize ufite. Ibi bishatse kuvuga iki? Aho kugira ngo nzisome zose, reka ngende nsobanura imwe kugira ngo ngendere rimwe, kuruta uko nazivuga uko ari eshanu nkagaruka nyuma. Ahubwo reka ngende mvuga kuri buri bimwe, ndakoresha iminota mikeya. Kumenya ko uri uw'agaciro kandi ufite uburenganzira bishaka kuvuga iki? Kuba umugabo wawe ari pasitoro cyangwa se ari umunyacyubahiro runaka, ari umuyobozi runaka, kuba ukwambuye uburenganzira yaragufiteho inshingano zimeze gutya n'ibindi ukavuga uti ntakoma rutenderi ntikuraho narindi, ntabwo ari byo. Kuba yaba ari pasitoro, bisubiremo, kuba yaba ari umuntu ukomeye, kuba yaba ari umuntu ugufite mu nshingano, ntabwo akwiriye kukwicira kurwara nk'inda ngo nawe ugere ubwo witakariza icyizere, wiyambura uburenganzira bwo kubaho mu mahirwe Imana iguhaye yo kuburiho. Kuko kubaho ubwabyo nabyo ni amahirwe, wipfusha ubusa rero amahirwe ufite yo kuburiho ngo ukandamizwe n'ubwo ufite mu nshingano kugera ku rwego wumva ko ntacyo wabikoraho. Niyo mpamvu navuze ngo menya ko uri uw'agaciro kandi ufite uburenganzira. Kuba rero umugabo wawe ari pasitoro, ari umuntu ukomeye, ntibimuha uburenganzira bwo kugukorera ihohoterwa iryo ari ryo ryose, urwego yaba ari mu rwo ari rwo rwose, imbaraga yaba afite izo arizo zose, icyubahiro yaba afite icyo ari cyo cyose, ubudahangarwa afite ubwo ari bwo bwose, ntago ntibimuha uburenganzira bwo kugukorera ihohoterwa iryo ari ryo ryose rishingiye ku magambo. Burya hari igihe tujya dukorerwa ihohoterwa ku magambo. Gira ngo ubushize nababwiye umugabo watinyutse kubwira umugore we ngo ntacyo amaze, ngo nuwo kuzuza wese. Iryo ni ijambo rikomeretsa umutima. ngo umaze iki? Ngo uretse kuzuza wese gusa. Ibaza umugore wakubyariye abahungu n'abakobwa, akaguhekera, akajya kubisa akabagwa wowe utabazwe, akaguha abuzukuru n'abuzukuruza, warangiza ukamubona nk'utagize icyo amaze, kugera ubwo ubona ngo ntacyo amaze uretse kuzuza wese. Rero urwego yaba ari mu rwo ari rwo rwose, hari abahanga bagira uburakari nanjye nshaka kugira, bakavuga ngo nubwo naba ndi mu izuru ryawe arimo ntaha, ngo nakwemera ukamfuna aho kugira ngo ungaraguzaga ati. Rero nanjye ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo kuburana uburenganzira bwawe biguhinduye umupagani, no jamais, ntago ari byo. Ntabwo kuburana imbago yawe bikugize ingegera, bikugize isarigoma, bikugize mayibobo, bikugize umuntu utubaha, bikugize igishegabo. Ahubwo ikibazo ni ukudasobanukirwa agaciro ufite n'uwuriwe kugira ngo uburane uburenganzira bwawe. Njyewe sinzaguhagarika, sinzashyigikira na pastor waguhagarika. Hari abantu uyu munsi batumye ihohoterwa rigwira bitewe n'amadini n'amatorero. Umuntu akaburaho avugira, akaburaho agaragariza umubabaro, ngo kubera iki wagiye kurega, ngo kubera iki wavuze. Mbese nyine ukabona hari ukuntu ibintu byangiritse. Ntabwo uko ariko gukizwa ntikwagatumye umuntu agira igikomere. Hari umuntu twigeze gukorana turi abakorera bushake, icyo gihe nari ntarakora gisida ntaramugara,
noneho abo twakoreraga batinze kuduhemba, uwo muntu arambwira ati ariko Dani, ati ejo ntituzusubire mu kazi, ati kuko kwitwa abakorerabushake ntibisobanuye ko turi abapfirabushake, kandi narabyumvise nsanga nibyo koko, ntabwo kuba uri umukorerabushake biguhindura umupfirabushake. Rero umuntu uwo ari we wese ku cyubahiro icyo ari cyo cyose, imbaraga y'abafite izo arizo zose, abakomeye, abaziranye nabo, amafaranga mwaba mutunze, keya yabaguha, inshingano yabagufite izo arizo zose, ntizituma akugaragaza agati ngo agukorere ihohoterwa iryo ari ryo ryose, yaba irishingiye mu magambo, ku mubiri cyangwa ku mibonano mpuzabitsina. Imana ntinezezwa cyangwa ntiyemera umuntu uhohotera mugenzi we. Ibyanditswe nabyo ubwabyo ntibibyemera. Muri make abazi iyobokamana, abize teoloji baratubwira niba hari aho bihuriye kugira ngo umuntu ahohotera undi aburaho akura ubutabazi ngo hato ngo ataza kwisenyera cyangwa agatuma umuntu yanagara. Nje muri sinzi, turajya gusoza iki kiganiro wamenye niba bikoreshwa n'ubujiji, wamenye niba ari ubwenge ntago bizi, uraza kumenya icyo ukwiye gukora. Ingingo ya kabiri, shaka ubufasha bwihuse. Shaka ubufasha bwihuse. Kubera iki nkubwira ngo shaka ubufasha bwihuse? Ese ubundi ubufasha bwihuse wabushaka gute? Reka bari cyo twivuye. Wabushaka gute? Hari igihe rimwe na rimwe umuntu agira ikibazo ariko akumva inzira zose zirabarnye, zirafunze, akavuga ati se noneho ntarengerwa n'iki, na byanyura mu zihe nzira? Rero banza uvugishe umuntu wizeye, nicyo cy'ingenzi, nicyo cyambere. Gushaka ubufasha bwihuse. Nk'ubu uyu mubyeyi yashatse ubufasha bwihuse. Kubera iki? Tukimara kuvugana, ndababwiza ukuri, nubwo ntagiye mu gitanda ngo nkemure ibibazo byo mu gitanda, nubwo ntagiye mu mutungo we ngo nkemure ikibazo cyo mu mutungo, ariko ubujyanama namuhaye, imbaraga zo gusenga n'ibindi byamuhaye kumenya icyo akwiriye gukora. Kuko buri muntu wese akandwa hari ikibyimba ashimwa, ahababa. Nawe ku mpamvu zawe bwite, niwumva hari icyo dukeneyeho uzaduhamagara tukugira inama, cyangwa se dushake ikindi gisubizo mu bundi buryo. Rero ingingo ya kabiri navuze ngo shaka ubufasha bwihuse. Ni banza uvugisha umuntu wizewe. Buriya ubuzima bwacu bukeneye undi muntu. Ubuzima bwacu kugira ngo mbe nduwondi we, nuko mu buzima bwanjye haboneka undi muntu. Kandi undi muntu nkenewe ntabwo ari umugore wanjye gusa, ntabwo ari abana gusa, ahubwo hari hanakenewe inshuti y'umuryango. Ubundi uzabicunge, hari ingo nyinshi zitagira inshuti y'umuryango, ugasanga ni banyamwigendaho, ugasanga mbese barigira bari mama bakipapa, mbese n'abantu utamenya ibyo ari byo. Ibipangu bihora byugaye, nubwo wagera kuri sonoro ugasona ntibakingura, mbese ugasanga muri karitsiye nabo. None mu buzima bwite hari igihe abantu bahinduka ibifura, bakigira inyamaswa, ugasanga cyangwa bakiremereza mu byubahiro, ugasanga babaho nk'abari bo bonyine. Ariko cyane ibi bintu bikunda gukora, aya makosa akunda gukorwa n'abantu biyemera bakita abahanga n'abanyabwenge. Akumva ko ari umuhanga, ari umunyabwenge, akumva ko hejuru ye nta bindi bitekerezo byasigayeyo, akumva ko hejuru ye nta bundi bwenge bwasigayeyo, mbese agahora yumva yayobora ikiganiro icyo ari cyo cyose, aho yagera hari hose ari we wahabwa ijambo, ibikorwa ibyo ari byo. Bene uwo muntu rero ntanemera ko hari umujyanama waba mu buzima bwe. Ariko wowe ukomeretse ukwiriye kurenga icyo cyubahiro kitagize icyo kimaze. Ntabwo uyu muntu kandi ari ngombwa akava mu nshuti za mu muryango w'umugabo cyangwa w'umugore, mu itorero cyangwa se ashobora no kuva hanze. Mushobora kuba mwari muziranye cyangwa mutanaziranye, ariko ukumva uramubohokeye. Shaka umuntu rero wizeye, umubwire ibikugoye, ibikuruhije, uruke. Urugero, iyo umuntu afashwe n'iseseme, uko byagenda uko ariko kose, ntashobora kwita ku mwambaro yamba. Ubu ndamutse mfashwe n'iseseme, ntabwo nakwita kuri aka gashati k'umukobwa wanjye yakanyambitse abanje kugatera ipasi, ako kanya nahitambuka. Ndi mu modoka, muzarebe hari abantu bagira amaseseme bari mu modoka, kugenda bikabagora. Ntashobora gutinya kuruka ngo nuko yicaye, ibiseseme biba yazamutse. Niyo rero ufite ibikomere nk'ibi, uba ukeneye umuntu ugutega ibase. Umuntu utega ibase aho uruki,
aho urukira aribo twita abakansa. Uyu muntu akwiriye kuba afite ubushobozi bwo kukumva ariko ntakumve gusa, ntanakumvira ubusa, akanaguha ubujyanama, akanagusengera. Ni nacyo gitumye Imana idushizeho kugira ngo tubatege ibase mu ruke, tubatege ibase. Njya nkunda kubwira nkabwira ngo uyu munsi ndiho nk'imva ishinguwemo ibibazo by'abantu, kandi burya ntabwo mbambesha, njye ubwanjye mbizi neza yuko ndimva ndirimbira igari, ndimva ishinguyemo. Rero shaka nawe undi muntu wakwizera, ushobora kuba utananyizera njyewe ubwanjye, ariko ukagira undi wizera ukamubona nk'imva yawe, ariko nanjye Daniel ndimva kandi ikinguyemo byinshi, ntabwo ibyawe nabyo byananira kubishingura. Iyi ngingo ya kabiri ntabwo nyivaho vuba, ahubwo reka nongere nyivugeho iki kintu. Gerageza kubona umujyanama w'ibyihungabana. Niba ugerageje inshuti ugashaka wa muntu ubwira bikanga, ni ukuvuga ngo wahise ugira ikibazo noneho cya trauma, byangije ubwonko, byangije imitekerereze. Noneho rero gerageza, mwibuke ko ingingo ya kabiri turi kuvuga ngo shaka ubufasha mu buryo bwihuse. Ubu turi gushaka igisubizo cy'ubufasha, gushaka umuntu waguhindukira imva ukaruka akagutega ibafu, hanyuma ukamushinguramo ibikugoye bikuruhije, akaguha ubujyanama, akanakubera umufasha mu buryo bwo gusenga. Niba ubigerageje bikanga, shaka noneho umujyanama mu buryo bwihariye, umujyanama mu bijyanye n'ihungabana, kuko wagize ihungabana. Ntekereza ko icyo kirumvikana. Icya gatatu, itegura uko wahagarara ku byemezo bifite ireme cyangwa se ku byemezo byawe. Hari ingaruka tujya tugira zituruka mu ifatwa ry'ibyemezo. Abantu bajya bakunda kumbaza batari ku bundi wize amashuri angahe, ibi bintu bikura hehe? Ubwenge bw'Imana burahagije ko umuntu wari umuswa w'umunyabwenge aba umuhanga. Nta mashuri nize, ariko sindi no kubivuga nk'umuswa. Nimba mbivuga nk'umuswa, navuze ngo ndabivuga nka Daniel uw'umuswa, yego ndabyemera. Hanyuma weho umuhanga kundusha uzaze nawe utanga ubugororangingo, ariko ndimo ndisubiriza abarushe kandi baremerewe kandi bari gukorerwa ihohoterwa hashingiye kuri bimwe twavuze. Navuze ko ndi kuvugana n'abantu batatu, niba utarimo nta n'impamvu yo kuba wateye agatebe ngo untege amatwi. Ndi kuvugana n'umuntu uri gukorerwa ihohoterwa mu rugo rwe, umuntu uri kurenganwa n'uwakamurenganuye, umuntu buriye uburenganzira aho yakabugiriye akurenganuye, niba utaburiye uburenganzira aho wakabugiriye, niba nta hohoterwa uri gukorerwa mu rugo, nukuri iki kiganiro si cyawe, si ngombwa no kucyumva. Ahubwo wowe wamfasha ukagikorera share, ukagisangiza abandi, kugira ngo nyiracyo abashe kucyumva, kandi uzaba ufatanije nanjye umurimo wo kubaka amahoro arambye mu miryango. Ingingo ya gatatu nari mvuze ngo itegure uko wahagarara ku byemezo bifite ireme cyangwa se imyanzuro. Niba watangiye gutera intambwe yo kwibohora, ukwiriye no kuba responsable mu byemezo, kugira imbaraga ziguha ubushobozi bwo guhagarara ku cyemezo no ku mwanzuro wawe, kugira ngo ushobore kugeraho ukwiriye kugera. Impamvu nagitekereje ni iki: tekereza ku mutekano wawe. Icyo ni kimwe, ni ingero ndi kuguha. Tekereza ku mutekano wawe n'uw'abana bawe cyangwa se n'uw'umuryango wawe, kubera ko uyu muntu uri kuguhohotera, kubera ko uyu muntu uri kukwamburira uburenganzira wakabugiriye, cyangwa se utumye urengani uwakakurengana akaba uri kurenganya, bishobora kutarangirira kuri we gusa, bikagira ingaruka no ku bana, bikagira ingaruka mu muryango, bikagira ingaruka. Uyu munsi jewe iyo unkoreye ihohotera, ntabwo birangirira kuri njyewe gusa, bigera no ku bana, bikagera ku mugore, bikagera ku nshuti, bikagera ku bavandimwe. Niyo mpamvu nkwiriye kugira imbaraga zimpa ubushobozi bwo kumenya uburyo nkwiriye gufata ibyemezo bihamye, kugira ngo mbe ntekereje byagutse ku mutekano wanjye no ku mutekano w'umuryango, w'inshuti,
w'abavandimwe ndetse no ku mutekano w'igihugu muri rusange. Umuntu ashobora rega no gukorera ihohoterwa umuntu ariko amototero ari n'abandi ashaka kugeraho. Ikindi, gerageza uganire n'umujyanama mu mategeko. Gerageza gufata ibyemezo, turi ku ngingo ya 3, gufata ibyemezo bihamye. Ukwiriye kumenya ko ari umutekano wawe uri kugirira ukagirira n'uwabandi. Ikindi, ukanagerageza kuganira n'umunyamategeko. Bura kuganira n'umunyamategeko rega ntago ari ikisobanuro cy'ikirego. Abantu inshuro nyinshi hari igihe tugira ubujiji mu mitekerereze, ukumva yuko igihe waba uyobotse umunyamategeko igisobanuro egara ari ukurega. No, ushobora no kujya ku munyamategeko utamushyiriye ikirego, ahubwo ugiye kumugira inama. Nabo ni ababyeyi rega, ntago inkiko zikeneye guhora ziburanisha abantu. Ziramutse zitakiriye imanza byaba ari byiza, ariko babereyeho hariya kugira ngo batugire inama. Ushobora kugenda rero ugashaka umunyamategeko ukamugisha inama inzira ukwiriye kunyuramo, ariko ukamugisha inama ishingiye ku myanzuro y'ibyemezo bifite ireme warangije kugira gute, warangije gufata. Iyo ngingo irumvikanye. Ingingo ya 4 twari twigereye ku ngingo ya 4. Ingingo ya 4, ntugatinye kugaragaza ukuri. Ngiki kintu kitunaniye abantu, kandi impamvu nuko ukuri kwahindutse ikinyoma gihuriweho n'abantu benshi. Ikindi, uyu munsi umuntu akaba atagitsindisha ukuri, ahubwo atsindisha ibimenyetso. Kandi ibimenyetso bishobora no gupapirwa, bishobora no kugurwa. None se ugira ngo ni hari abantu bagiye batsindwa mu isi hano? Reka mbivuge muri ubu buryo kugira ngo hataza kugira umuntu mvugira ibyo ntavuze. Rwose mu isi hano umuntu ashobora kurengana akanahanwa n'amategeko, akanakatirwa, ibyaha bikamuhama, ariko ari ibyaha by'ibikorano, by'ibipipirano, by'ibinyoma, akaregwa ibinyoma. Ariko nyiri kumurega kuko yakusanije ibimenyetso, utsindwa agatsindwa. Uretse Imana yonyine yavuze ngo izagirira ubuntu abantu bayo, izabagirira imbabazi, kandi ntizemera gutsindishiriza uwo gutsindwa cyangwa ngo uwo gutsindwa imwemerere gutsinda. Ariko mu isi birashoboka. Mu isi birashoboka. Mu muryango wawe byashoboka ko warenganwa, mu nshuti byashoboka, mu itoro byashoboka, mu gihugu byashoboka. Ariko igihe wowe watangiye intambwe yo kwibohora, nicyo ndimo mvuga, muri rya hohoterwa ukorerwa, ukwiriye noneho wowe ubwawe kuba witunzemo ukuri. Impamvu mbivuze niki? Nuko uyu munsi hari igihe tunanirwa gukemura ibibazo, atari uko turabaswa mu gusesengura ibibazo no gushaka igisubizo cyabyo, ahubwo ari uko twakemuye ibibazo baringa ibitari byo. Ugasanga umuntu afitanye ikimbirane risasiweho na mugenzi we, kandi nabasobanura icyo bita amakimbirane. Iri kimbirane risasiweho nababwiye ko ari ikintu abantu babiri baziranyeho gusa, ariko badashaka kushyira hanze ku mpamvu zabo bombi. Natanze urugero, ndababwira ngo njyewe nshobora kuba ngira ikibazo cyo kunyara mu buriri, hanyuma nkanifuza guhora ndyamye ahantu hadatose humutse. None umugore tukajya dupfa ko yandyamishije hatose, kandi mu by'ukuri nzi ko ari njyewe nyirabayazana. Umugore rero kuko ari umupfasoni kandi ucyubashye umugabo, nidushwana dupfuye ibisaswa abantu bakaza, ntabwo azatinyuka kuvuga icyo muhoye, kandi nanjye sinzatinyuka kuvuga icyo muhoye, kugira ngo ntakivuga akavuga ati ubundi urampora kuryama hatose, siwe uba wahanyaye. Iyo rero abantu baje gukiranura iryo kimbirane risasiweho, bakabaha ikinyoma cy'igipapirano, bakemura ikibazo kidahari. Iyo urimo kwibohora rero, urandurira iri hohoterwa risasiweho, ntiwemera kubisasiraho, utanga ukuri kuzuye, kugira ngo nukugira inama abone uko akugira inama mu buryo bwumvikana. Ngira ngo iyo ngingo yirumvikanye, ntago ndi buyitindeho. Ingingo ya 5 nuko kugira inama noneho
yo mu kwizera. Ukwiriye gukomerera mu Mana. Ukwiriye gukomerera mu Mana. Izi nzira zose twavuze wazigerageza ukazinyuramo ntibibyara igisubizo. Ibyo rero byashoberanye, ibyo byayoberanye, ibyo byananiranye, ibyo byabuze ku Mana byose bigize gute? Ku Mana byose birashoboka. Ukwiriye gukomerera mu Mana, ariko unirinde gukomeza kubabara mu izina ryo kwemera. Icyo kirakomeye. Ukwiriye gukomerera mu Mana, ariko atasiyo, wirinde gukomeza kubabara ku mpamvu z'imyemerere. Iyo myemerere igutegeka gukomeza kubabara birangira iguhinduye intagondwa, birangira iguhinduye ikihebe. Sinzi niba muri kunyumva. Ntabwo ukwiriye mu minsi yashize hari umupagani wo mu rusengero twaganiriye. Buriya tujya tugira n'abapagani bo mu rusengero rega. Ambwira ukuntu ngo yiteguye ngo kuzahorwa izina ry'Imana. Ndamubaza nti none urumva uzabuzize nk'ibiki? Izina ry'Imana uzabuzize, uzajya ku musaraba ko Yesu yazanwe no kugira ngo abizire byose akajya ku musaraba. Ese Pawulo ko bamushahuye nawe uzashahurwa? Hari abantu bagira imyumvire ukuntu kugera ku kigero bitewe n'imyemerere, hari n'ubwo bahagarika n'uburenganzira bwo kwiyitaho, haba mu mibereho, haba mu buzima, ugasanga bahagaritse n'uburenganzira bwo kwiyitaho. Rero inama ya nyuma ariyo dusorejeho, ukwiriye kwiyegurira Imana, ukegera Imana kurushaho, ukajya ku karago, kuko nta kindi kirukanwa mu dayimoni, ariko ntibikwiriye kuba inzira yo guhohoterwa bitewe n'imyemerere yawe. Senga, ariko kandi ikidakemurwa no gusenga gikemurwa n'amategeko, ujya mu mategeko. Senga, ariko kandi ikidasubirijwe mu mategeko gisaba kugira ngo ushake umujyanama wihungabana, jya kumushaka. Senga, ariko kandi ABCD nabisobanuye. Ntabwo rero bikwiriye ko umuntu akorerwa ihohoterwa ku mpamvu iyo ariyo yose. Nibyo nari nateguye nk'ubujyanama bwo guha abarushye kandi baremerewe b'abantu batatu, uruhiye mu rugo rwe, urenganijwe n'uwakamurenganuye, uwamburiwe uburenganzira aho yakabugiriye. Ngira ngo niba mwafashe agakaramu, niba mwari mwicaranye nanjye mwankurikiye kandi mwanyumvise, hanyuma mungurira amazi imwe dore inyota iranyishe, kandi ko munsekaze muransekera iki? None se njye mba nafashe umwanya wo gutegura no kubigisha cyangwa se no kubagira inama ku kiguzi cy'ubuntu humura. Data nawe utabikoze ntubure gukomeza kunkunda no kumpa igitekerezo. Ntabwo mbivuze kugira ngo nkubwire yuko amazi yawe ari bumara inyota, ariko unayampaye nayanwa, kandi ushobora no kutampa amazi ahubwo ukanangurira soda. Ushobora no kukugurira n'ibikesi nka bingahe ukajya unywa witonze. Nkajyanwa nito, urakoze cyane. Rero Imana ibahe umugisha abadukurikiranye. Shalom shalom. Ubwo ikiganiro nimujya mubona ntinze kuvuga ku bijyanye no kubaka amahoro arambye mu muryango, nuko muzajya muraba namwe mwatinze kumbwira icyo nganiraho. Sinzigera na rimwe nicara ngewe ngo nitegurire icyo mvuga. No, narababwiye ngo dusangiye ijambo, dufate mikoro twese, wowe ucyumvise gisangiza n'abandi. Ushobora yo kubura icyo umbwira gutegura, ariko wagisangije akansaba icyo mvuga. Mpari ku bwanyu kandi nzi ko namwe muhari ku bwanjye. Shalom shalom. Muraho neza, uyu munsi ushobora kuba ufite miliyoni 2 kuri konti yawe, ariko ukaba warabuze ahantu heza hizewe wagura ibibanza. Reka nkurangira ahantu heza kandi hizewe ku mutekano. Waba wifuza ibibanza, intebe zo mu nzu, utubati, firigo ndetse n'ibindi, tugane tugufashe ku giciro kandi gitoya cyane utasanga ahandi. Urashaka ibibanza byiza, amazu yo gukodesha ndetse n'ibindi, tugane ni ku giciro gito cyane. Dukorera mu karere ka Bugesera. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri izo nimero ziri kuri screen yawe. Turaheza, uba heza ku giciro gito.